wanjye wanyigishije mu mashuri abanza niwe namenye mu barimu ba mbere. Ntabwo namenye umwarimu wanyigishije mu wa mbere kubera ko papa wanjye yari umwarimu anyigishiriza mu rugo, ngeze ku mashuri banshira mu wa kabiri. Uwo mwarimu wanje mu wa kabiri ari hano, reka haguruke. Madame Bizimana Muhebera, reka dukomere Imana amashyi kubwe. Niwe mwarimu wa mbere namenye, twafatanyaga kumurerera abana rimwe na rimwe no kuba mu ishuri. Yaravyaye umwana mutoya wa mbere, so nishimiye kubana nawe. Nanone hari umwarimu wanyigisha umwaka wa 6 wa primaire, murumva yuko nagomba kurangiza iciciro, ni Ananias Gicondo, reka haguruke nawe. Reka dukomere Imana amashyi kubwiwe. Mu magambo make ni nawe wanyise Masengo. Masengo ni izina rya papa. Ngeze mu wa 6 ari izina nagiraga, hari hageze igihe amazina amwe namwe muri Kongo abantu bayazira kubera afitanye isano n'u Rwanda, biba ngombwa yuko arihindura anyandikaho izina rya papa riramfata nyine. Murumva yuko bishimira Imana. Nanone sinzi niba yahageze umwarimu wa nyuma wanyigishije nkora doctora, nari mfite timu y'abarimu 5 bankurikirana, harimo n'umwe wo mu Rwanda. Sinzi niba Professor Ngagi yahageze. Ego Justice Ngagi ni umucamanza muri Court of Appeal, yanyigishije i Butare twiga mu mategeko dutangira kuva mwaka wa mbere, aza no kuba muri jury igihe narangizaga doctora mu Bubiligi. Byamukuye hano aza muri jury mu Bubiligi. So murumva yuko nawe ari umuntu w'agaciro cyane muri uyu murimo wo kwandika. Kuri Pastors Review nk'umushumba, uko nabashije kwibona nk'umushumba, maze kugisoma nabanje kwitekerezaho. Ndi produit y'ubuntu, ntabwo giye data na mama bashakanye. Namenye mu papa wanjye ku myaka 33, nakuye ko ndi buvuge nkanjye uko nakibonye kuko sindi Pastor Antoine. Hanyuma noneho a 33 ans nibwo nabonye papa wanjye ubwa mbere. Nkibaza ukuntu Imana ishobora gufata ikarenga ibyo bintu, ikizera umuntu wavukiye ahantu hatari civil, hatari mariage civil, Imana igatinyuka n'ukuri. Igatinyuka. Hari n'ibintu ntari buvuge wenda uyu mwanya, wenda igafata umwana w'umukobwa wagiye ku ishuri utarakoze ibyaha, agahura n'ingorane z'abandi bose bahura nazo, hakavamo umuntu nkanjye. Ibyo mbibonamwo ubuntu kuba Imana yarabirenze ikanyizera, ikampagakiza, ikabona ko ndi uwo kwizerwa, ikangabira umurimo. Mbibonamwo ubuntu. Iki gitabo maze kugisoma naribonye. C'est comme si nisaba umuntu wese uzagisoma azibona. Wenda ntabwo ufite ibya minyoni ariko uzibona. Nabonyemwo ubuntu. Ariko ikindi kintu binyigisha, nayo ngiye gutinda muri témoignage, reka ngaruke kuko navuye mu byaha va mu butwari nijira mu buruhukiro bw'Imana Yesu. Haleluya. Navuye mu byaha va mu butware bw'isi
bugingo bwanjye ha ino hirya bugingo bwanjye bugingo amaboko hejuru tuvuge ngo bugingo bwanjye burizwe n'uwamufite bugingo yanyuma bugingo bwanjye sa bugingo bwanjye burizwe n'uwamupfiriye bugingo bwanjye burizwe n'uwamupfiriye navuye mu nda navuye mu butwara nizira wa navuye va mu butwara nizira ubu ndasiganye ubuwe gendarama bugingo bwanjye bugingo bwanjye bugingo turayisubira uyu munsi batwubakiye ko ndabura ingene niruka kandi mbishaka ariko mumeze neza kubabonera hano hejuru y'aha ngaha dusanzwe muhagaze nibyo bya mbere mabishopu azotuvugire bakarekereho turime ngo bugingo bwaje burizwe n'uwagize gute amaboko twasi yabe twagiye isagale bugingo bwanjye